inka zisa neza. Niki cyagutunguye ku nka? ikintu cyantunguye ku nka ni uko nyine iyo ziri hano nka hano ubona zitatanye nta yindi iri kuvugana n'indi ariko ubona ari byiza. Ntabwo ziri kuvugana. Elvin ati inka ntabwo ziri kuvugana ngo we wumvaga ko inka nazo ari nk'abantu ziba ziri kuvugana? Yego. Ikindi cyagutunguye ni iki? Ni uko ikindi cyantunguye ni uko zinyarira nyine. Iyi interview noneho ntabwo turi buyisoze, ni ukuri kw'Imana. Mugisha egera hino umbwire wowe bimeze bite, wabonye inka nubwo akangahe ugeze mu nka menshi? Elvin ngwino. Ntabwo nahegera. Ngwino nta kibazo, humura ntabwo inka zica, ntacyo ziri bugutware. Bakunzi ba Elvin rero mukomeza muryoherwa, humura. Yes kabisa, urabona ko ibintu biraryoshye, ibintu bimeze neza. Barimo barabuganiza, ibintu biraryoshye rwose hano. Kamera bigoye. Urabona birenze. Watinye gukama. None ubu uranywa amata utakamye? Ndayanywa. Rwose ariko nanjye muze kuma rwose. Wow, tukomeza kuba. Ongera usome, shyira mikrofone hasi rwose, munywa amata. Muzungu nawe gera hariya. Wow, biraryoshye cyane. Soka rwose. Banyarwanda muzaze musure Rubavu, muzaze rwose, ibintu bimeze neza, hari amata, turaguwe neza, turi mu byishimo bidasanzwe, ibintu ni vibe imeze neza. Reka nanjye noneho nywa amata. Mama Elvin, ukomeza utuganiriza utubwira uko ibintu bimeze n'ukuntu abibonye. Na Elvin muganira. Amata araryoshye cyane, ni ukuri pe, inka ni umugisha. Tubashimiye uko mukomeza kudutera inkunga, kudutera iteka uko bwije uko mukeye. Tushimiye abantu mwakoze subscribe. Ijute shandahi. Dushimiye ukuntu ibintu bikomeze kuba byiza. Elvin arimo arakama, Elvin arimo arakora ibintu bidasanzwe. Ndimo ndijuta, murabona ko twanyweye, twariye, twahaze. Elvin Ndahiro, twongeye kubaha ikaze. Aha duhagaze ni mu rwuri rw'inka, ni ifamu nini cyane. Umukunzi wa Elvin yatembereje Elvin, aravuga ati ngwino mu nka, ngwino usura ibyiza nyaburanga, ibyiza. Inka murabizi ni umuco, inka ni ikintu kidasanzwe mu gihugu cyacu. Rero turakomeza kubatembereza. Ni muri rwa rugendo Elvin yagiriye i Gisenyi, aho Elvin mukomeze munyura aho ngaho gutya, ntimutinye, inka nta kintu zibatwara. Turakomeza tubaganiriza. Turi mu famu nini cyane y'umupapa mwiza cyane, Imana yahaye umugisha, papa w'Imana. Turimo turagenda, inshuti ya Elvin aravuze ati ngwino Elvin ukame, unywa amata. Ibikorwa ukora ni ibikorwa bidasanzwe. Urabona ko turi mu inka nziza cyane. Mu kanya turaza kugenda tubabwira amazina yazo. Inka nziza rwose, zimeze neza. Muramubona umukobwa wanyu Elvin, muramubona Mugisha muzungu. Mama Elvin nawe muramubona hariya rwose. Ibintu bimeze neza. Mu kanya gato cyane Mama Elvin arimo aratinya. Inka ntago zica, inka ntago yica. Ibintu bimeze neza cyane. Murakomeza kugenda muhabwa amakuru uko bigenda bitungana. Yes, murabibona yuko ibintu bimeze neza. Turi mu nka, inka rwose ni ubuzima.
kandi turaza kugenda tubereka uburyo ibintu bipanze tunywa n'amata turyoherwa ibintu bimeze neza. Reka twegere Elvine twumve nimba ibintu by'inka mu abanyakigali bacu bafite ibibazo byinshi. Ndaza kubabaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko turizera yuko ibintu biri bugende neza. Elvine umeze neza? yego Wishimye bingana iki kuba uri hano? nishimye cyane kuba naje kureba inka ntabwo nari nzizi nazibonaga mu bitente n'intama ntazo narinzi ariko ubu nazibonye nishimye cyane. Elvine ati n'intama nazo yarazi ariko kubera muri tuwa afite ku Gisenyi ubu ngubu rwose yavuze ati ndava i Gisenyi ibintu byose ari amahoro. None wabonye inka nyinshi, inka nziza, inka zisa neza, niki cyagutunguye ku nka? Ikintu cyantunguye ku nka ni uko nyine iyo ziri hano nka hano ubona zitatanye nta yindi iri kuvugana n'indi ariko ubona ari byiza. Ntabwo ziri kuvugana. Elvine ati inka ntabwo ziri kuvugana ngo we wumvaga ko inka nazo ari nk'abantu ziba ziri kuvugana? Yego. Ikindi cyagutunguye ni iki? Nuko ikindi cyantunguye ni uko zinyarira nyine. Iyi interview noneho ntabwo turi buyisoze ni ukuri kw'Imana. Mugisha egera hino umbwire wowe bimeze bite? Wabonye inka nubwo akangahe ugeze mu nka? ni inshuro nyinshi kuko njyewe n'ubundi ahantu henshi nyine nakundaga kujya narazihabonaga n'ahantu twari dutuye nyine hariya ngo ku giti cy'inyoni mu Kamenge hari ahantu nyine aho ngaho niho hari ahantu bazaga kubagira inka nyine niho bakanazitereramo inshinge. Bivuga ngo wowe inka urazizi. Wari warigeze ubona inka nyinshi zimeze gutya ahantu hamwe? Kuko n'ubundi nyinshi cyane narazibonye kuko n'ubundi niho bazanaga nyinshi nyine. Nyinshi. Okay, we ntabwo uri buvuge nka Elvine ngo inka ngo kuki ngo zitari kuganira. We wari uzi ko bimigenda bite? Nyine zo hari igihe wumva nyine ziri kwabira nk'uko ihene biri guhebeba nyine. Yego. Good. Urumva ko wowe urabizi kabisa. Wowe inka hereza iyo nguyu nawe atubwire inka wayibonye gute? Bakwita Eveline. Witwa Eveline, uri murumuna wa Elvine? Yego. Inka wayibonye gute? Nayibonye neza ni ubwa mbere nyibonye. Nanjye nayibonaga kuri televiziyo nuko Elvine yabivuze. Wabonaga inka kuri televiziyo? Ubu ngubu inka urayibonye, ubonye ari nyinshi, wabanje kugira ubwoba. Ni igiki cyagutunguye ku nka? Ikintu cyantunguye ni uko inka nyine byinshi Elvine yabivuze ariko icyantunguye ni uko inka vuga nuko inka zinyarira zikaninera. Eko mana nyagasani, ibintu ntabwo bisanzwe. Ni muri show tour Elvine Foundation i Rubavu aho turi kugenda dusura ibikorwa bigiye bitandukanye hamwe na Elvine. Abakunzi be bavuze ati turagutembereza ahantu hagiye hatandukanye. None wowe ng'inka zirinera wumvaga bigenda bite? Numvaga nyine zitagenda zituma mu byatsi ziririramo. Zakabaye zigira iki? Toilette. Zakabaye zigira toilette none ariko nyine biraza gukomeza kuturyohera, biraza gukomeza. Iki kiganiro kirakomeje kuko Elvine agiye gukomeza twereka ibyiza. Tugiye kugenda ugenda ukoreho nta kibazo. Ngwino tujyane. Humura. Iyi niyo ifite amahoro menshi. Elvine ngwino. Ntabwo nahegera. Ngwino nta kibazo, humura, ntabwo inka zica, ntacyo ziri bugutware.
bakunzi ba Elvine rero mukomeza muryoherwa humura yes kabisa urabona ko ibintu biraryoshye ibintu bimeze neza ibintu biraryoshye rwose ni good Elvine ati murumuna we ati kubera iki inka zinya cyangwa se mu kinyarwanda ntabwo bavuga kunya ariko nyine niko abana barimo bavuga ndi kugerageza kwisanisha nabo baravuga bati kuki zituma mu byo zirya zikanasoba mu byo zirya ariko ibyo byose turaza kubisobanurirwa mu kanya ibintu biraza gukomeza bigenda neza reka rero dukomeze turebe ibyiza by'izi nka mu kanya turaza gusaba umuntu umwe uzi amazina yazo atubwira amazina y'izi nka kandi ibintu turabibutsa yuko inka ari ikintu gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda inka ni ikintu gikomeye ku isi yose nta nka nta buzima murakoze cyane turakomeza turyoherwa mu kanya turaza kumva amazina y'izi nka mu kanya turaza kumva tunywa amata yazo ibintu birakomeza kuturyohera turacyafite mama Elvine uri butuganirize iminsi nawe uko abibona uko yabonye hano hantu n'ahantu heza cyane mu rwuri rwiza cyane ibintu biraryoshye bimeze neza murakoze cyane turakomeje yes murabona ko rero ibintu bikomeje kuba byiza ibintu bikomeje kuryoha Elvine ari ku nka Elvine arimo arajya gukama Elvine ibintu bimeze neza biraryoshye sinzi uburyo mwabyumva ibyishimo reka negere mama Elvine mama Elvine arahuze gato ariko biraza gukunda Elvine mureke guhitera icyugazi mwege musutameho muce bugufi muce bugufi ca bugufi rwose ca bugufi humura we waciye bugufi ni ukuvuga ngo ibintu bikomeje kuba byiza ibintu bikomeje kuba byiza muri Tuwa Elvine turakomeza tubereka ibyiza nyaburanga bita Serubavu ariho hantu ibintu bimeze neza rwose barimo barabugariza ibintu biraryoshye rwose hano ndakeka neza cyane Elvine yadutembereje ibintu bimeze neza reka twumve amarangamutima ya Elvine arumva ameze gute aracyakomeza Elvine ntago wari uzi uburyo bakama ubu urabona bimeze gute gukama gukama biba bigoye urabona birenze watinye gukama none ubu uranywa amata utakamye ndayanywa urayanywa rwose komeza ubwire abantu rero ibintu byawe uburyo ibintu bikorwa uburyo wishimye kubona ugeze hano mu izi nka uriyumva ute ndimva neza kuba ndi kubona ukuntu bakama ku maso ugera mikoro yego kandi ndishimye cyane kubona inka zingana gutya kandi ziranejeje ziritonze ndishimye cyane urumva wishimye cyane ese ubundi Elvine wari uzi ko amata ava kuki ku igare Elvine shyira mikoro hasi wicare nawe genda umwohereza ako kansi umwohereza icyo gacuba icara nawe upari icara Elvine icara na muntu ujye amata ahagaze icara ahangaha aho igeze nyuma ubwo rero murabona ko Elvine rwose afite icyansi amata ameze neza agiye gusoma amata ibintu biraryoshye Elvine karibu rwose ariko nanjye muze kuma rwose wow tukomeza kuba ongera usome shyira mikrofone hasi rwose munywa amata muzungu nawe gera hariya wow
biraryoshye cyane, biraryoshye cyane. Abantu mutari muzabona iyi video, ni video iryoshye, ni video imeze neza. Wow, wow, munywe rwose, munywa amata, muryoherwe. Iki nicyo bita kugira inka, iki nicyo bita kuba abantu, nicyo bita mugotomere kabisa. Bamwe muzungu urabyumva ute kuba uri kunywa amata bakamye ako kanya, urabyumva gute? amata ukuntu nayumvishije ndumva araryoshye, ariko nyine ndumva wagira ngo arashyushye. Ngarashyushye. Nukuri kw'Imana hano ibintu birashimishije. Komeza unywe, wumvishije ameze nk'ashyushye. Icara hasi, mwicare. Mama Elvire nawe tugiye kumwakira. Patrick nawe jya hariya. Ndanywa nyine. Oya ndanywa da. Mama Elvire nawe yahageze, nawe agiye kugotomera. Gira vuba sha Patrick. Ibintu bimeze neza, mugotomere mume nanjye bankamire rwose. Wow. Ndaza kumira nanjye. Oya, nta kibazo, ntabwo ajya nywa inshyushyu. Icara wowe ugotomere. Mama Elvine ko uriyumva ute? Abana turimo turahindura ururimi, no guhindura imvugo. Nanjye ubu ngiye kuza uyu munsi, amafaranga mwanyishyuraga murayakuba gatatu, nanjye ninjiye kuri kamera rwose, kuko ntago twari kujya mu nka. Oya bimuhereze mubanze mumara ayo ngayo babakamire. Inka zirahari, ibintu bimeze neza rwose. Elvine gotomera. Wow. Ibintu ni ibirori, ibintu ntago bisanzwe. Mama Elvine, kangahe wicaye mu rwuri, ugeze mu rwuri rw'inka? Ni ubwa mbere pe. Ni ubwa mbere? Ubwa mbere ni cyane hari inka nyinshi zingana gutya. Mbona abana barimo baranywa amata akamiweho, niko bavuga? Yego. Ako kanya gikamwa rwose. Ubu niyo mpamvu umuzungu yavuze ati amata arashyushye. Munywa amata, turi mu nka rwose, turi mu rwuri. Bajyaga bavuga ngo amata ava ku igare. Niko bajyaga bavuga. Kubera umuzungu icara hariya, nicare hano nanjye ndebe ukuntu nakwigenza muri izi nka. Tubibutse yuko turi ku Gisenyi, iwabo wa Papa Elvine. Ejo n'ejo bundi tuzamubereka. Suka amata. Suka rwose. Banyarwanda muzaze musure Rubavu, muzaze rwose, ibintu bimeze neza. Hari amata, turaguwe neza, turi mu byishimo bidasanzwe. Ibintu ni vibe imeze neza. Reka nanjye noneho nanjye nywa amata. Mama Elvine, kubukomeza utuganiriza, utubwira uko ibintu bimeze n'ukuntu nabibonye. Na Elvine muganira. Amata araryoshye cyane. Ni ukuri pe, inka ni umugisha. Inka hari inka nziza zifite amata aryoshye y'umwimerere. Ahubwo turava i Kigali twimukira inaha. Na Elvie, urabona tudakwiye kuza kwibera Rubavu? Niko bigomba kuba bimeze. Hari n'inzu nziza, hari iso nashimye, iso n'iso tugomba kwinjiramo. Rwose umva ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe by'umunezero, aho abantu bakurikira Elvine kuri social media bamujyanye mu ifamu nziza y'inka nziza, imbyeyi rwose. Abana bishimye, bajyaga bazibona muri televiziyo ngo ari iz'ibitente, none babonye inka nyanka, babonye inka nzima, bari gukama bagahita banywa amata.
rero turanezerewe cyane n'ibihe bidasanzwe twagiriye ibihe byiza i Rubavu hamwe n'abakunzi bacu abantu badukunda badukurikira ni ukuri turanezerewe kuba turi ahangaha nuko hari abantu badukunda kandi batugejeje ahangaha. Elvin ati inka kuki zinyaho wowe icyo kintu wagisubiza gute? Nuko nta nkijya muri toilette. Okay. Ibintu rero ziba mu rwuri. Impamvu tuba twaje hano bari kugira ngo tubatembereze dukomeze turyoherwa dukomeza tubereka ibyiza byo mu nka tubereka yuko umuco udakwiriye gucika. Mama Elvin niyongera asome muhereza asome nta kibazo. Reka nzenze ngo tomere ngewe mukikize mama wanyu kugira ngo muye munywa neza sha bana. Elvin mukobwa wanjye umwe yicara iburyo ndi bumoso ubundi tunywe amata. Munywe rwose munywe inka ntizigateke rwose. Nzabagurira inka. Rwose niyo gahunda go tumera vavu. Ikibuno hasi nta muntu ujya unywa amata yicaye asutamye. Tubashimiye uko mukomeza kudutera inkunga kudutera iteka uko bwije uko mukeye. Tushimiye abantu mwakoze subscribe ijute shandahi. Dushimiye ukuntu ibintu bikomeze kuba byiza uyu muri iyi minsi rwose y'iminsi mikuru. Elvin n'abakunzi be bameze neza bararyoshye bararyohewe ibintu bimeze neza rwose ibintu ni amahoro ibintu ni umutekano. Turi ahantu mu misozi myiza cyane imeze neza turi ahantu mu mwuka mwiza ni ukuri turishimye turi ahantu rwose inka zimeze neza. Mu mwanya nababwiye ko turi buze kuganiriza umushumba akatubwira amazina yazo akatubwira uko bimeze bya bibazo byose Elvin yavugaga. Ni ukuri wow. Elvin arimo arakama. Elvin arimo arakora ibintu bidasanzwe. Ndimo ndijuta murabona ko twanyweye twariye twahaze. Elvin murabona ari kwicebe rwose ameze neza. Opari yicara hasi utaza gutuma inka igira ikibazo ureke mukuru wawe akomeza avuga akame. Nibyo niko wabivuga neza. Nawe uba muri runo rwuri. Wow, reka nkuganiriza amasegonda makeya tugira akantu tubwira. We bakwita nde? Anyita Eric. Bakwita Eric. Reka nze Elvin asoze hanyuma utubwire byibuze ibyiza nka bitatu by'inka sibyo? Yego murakoze cyane. Aha sinzi nimba Emi ari tayari. Turi kumwe n'umugabo hano ureberera izi nka umeze neza. Bakwita nde? Anyita Eric. Bamwita Eric umeze neza ku mbaraga ze nyinshi dore atwaye amata bamaze gukama. Eric ni iki inka isobanuye kuri wowe? Inka isobanuye byinshi mu buzima bwanjye. Yego. Icya mbere iyo yakamwe nkanywa amata ndanezerwa. Yego. N'umubiri wanjye umera neza. Yego. Icya kabiri uwanyweye amata agira imbaraga. Yego. Icya gatatu ubonye inka ntabwo akwiye kugira ngo abe yayihemukira. Ni ukuri. Murakoze. None se Eri aba bana wari uri kumva ibibazo byabo bari kwibaza wababwira iki abantu bafite abana hirya iyo za Kigali mu mijyi itandukanye n'icyo babwirira kugira ngo abana nabo bakomeze bamenye umuco? Umwana uri hirya utari hano turi ni kare wiyemerewe kwegera inka akareba ibyiza byazo.
kugira ngo nawe agire icyo abona yigereye areke kuvuga ngo inka ngo inka ngo ifite icebe ntigira urukingiro ntabwo ari icebe inka igira urukingiro nibyo ni ukuvuga ngo ririya bere ry'inka ntabwo baryita icebe baryita urukingiro wawu hari ukuntu abana bavuze ati inka zirimo zirinyaho zirimo zirigira gute biriya bintu wabibabwira gute ntabwo zinyaho yego zitamase ni uko ziyashyamamo ntabwo aba ari umuntu ngo aramenya aho aryamye irashyama ikayashyamamo ntabwo iba yineyeho ni ukuri tugushimiye ukuntu uduhaye ikiganiro cyiza kandi rwose inka zanyu zimeze neza n'inka nziza nanyweye amata yazo abantu bose bazaze babasure abantu bemerewe kubasura biremewe nta kibazo biremewe kubasura ariko ntabwo byemewe guhita winjira uramanza ukabisabira uburenganzira bakaguha uburenganzira bwo kwinjira nk'uko Elvine yabisabye mukamwemerera wow good turishimye cyane kandi Imana iguhe umugisha uzakomeze uragira inka neza uzirinde neza dukomeze tubone amata murakoze cyane yes abakunzi ba Elvine rero ibintu bikomeje kuba byiza turakomeza kugenda tubaha amakuru update kuri urugendo rwa Elvine i Gisenyi kuva i Kigali ukazamuka ukagera hano ibintu bimeze neza kandi byari uburyohe ni urugendo dukoze rw'iminsi 3 aho Elvine yagiye ahura n'abakunzi be yagiye ahura n'abafana be benshi bagiye batandukanye none ubu ngubu twari turi mu rwuri rumeze neza ruherereye hafi neza n'umupaka w'u Rwanda na Kongo ahantu mu cyanya cyahariwe inka amatungo hari inka zimeze neza hari ibintu bimeze nta kuntu nakubwira nanezerewe ibintu biteye amatsiko kumenya inka kumenya uburyo bigenda tuzashaka kugira ngo bajye badusobanurira abantu bakora mu nka abantu babita abashumba batubwire ko umva ukuntu ihendera umva ni ukuri ibintu biri kubera i Rubavu ni ibintu bidasanzwe ni ibintu byiza ni ibintu bikomeye turakomeza kugenda tubereka urugendo rw'umunsi ku munsi reka ntumire umuvandimwe wundi mu kanya araza kutubwira amazina y'izi nka atubwire ukuntu bimeze atubwire inka twita igihe kingana iki kugira ngo abantu bagende babimenya murakoze cyane ibintu bikomeje kumera neza rero tubereka yuko ibintu bimeze neza ubu noneho Elvine ikintu kigezweho bagiye guhereza inka imiti barimo barahereza inka imiti ibintu bikomeje kugubwa neza aha ibintu ni sawa ni wane cyane ni wane barimo baraha inka imiti bakomeza kwereka Elvine uburyo inka nazo reka tuyihereze amazi tuyihereze n'amazi tuza Yesu we uri no kwihondagura kudafata kandi waje guhereza inka imiti karariko keza inka nazo zirarwara se inka zirarwara urabona ko barimo barazivura kandi dore reba ikinini inka inywa kugira ngo ikire ukuntu kingana icyo kinini wabonye ari kinini cyane we wakimira se ni kinini yanze kumira wishyiramo amazi menshi nawe cyanze kugenda iyi nka ishobora kuba itinya ibinini nkanjye irabica hagarara tuza dudu mbahereza utwatsi utinya ibinini nk'iyi nka shari papa nubwo atari hano reba turiya duce ukuntu
mwareba kino kinini cyane. Ndaje mbasuhuze mwebwe bapepure. Twe turi kuvura inka hano. Buretse iyi ko ifite amahane menshi. arajyana kubita we ibintu biri kugorana. Ibintu bikomeje kuba byiza disi kari akanyana nako bari kukavura kararwaye. Aha. Wow. Elvine we yagize ubwoba ari kwirukanka ibintu birakaze. Aha. Wow. Inka burya nazo zigira amarangamutima. Azi ukuntu zibabaye zibona ako kanyana muri kukagira. Humura. Humura. Ubwo rero nyuma y'inka hari abantu benshi batazi yuko inka zirwara cyangwa bazivura. Ubu rero tumaze guha inka ibinini, ubu ngubu tugiye gutera n'urushinge. Inka igira ubuzima bumeze neza nk'ubw'umuntu, ariko nawe icyo gishinge ko ari kinini cyane koko. Ye baba we. Ni hatari. Kuziha ibinini ntabwo birarangira. Ntabwo byoroshye. Elvine ko wari uri kwirukanka ubwo twaherezaga imiti inka byagenze gute? Ubwoba bwari bunyishe tanyicira. Eka ntago bizoroha. Ibintu birakomeye. Turakomeje rero tugenda tubereka ubuzima bw'inka, tubereka uko ibintu bimeze. Hari ababyeyi bari inyuma ya kamera, hari ibintu bimeze neza hano, dukomeje kuryoherwa n'ubuzima. Opari we wabonye bimeze bite ko mwirukaga? Twari dufite ubwoba bwinshi cyane. Ubwoba bwinshi? None ubu ngubu bwarangiye? Oya. Dore iriya nka bagiye kuyitera urushinge. Mama Elvine we rwose wagira ngo nakuri kavukire. Ibintu by'inka ubibonye ejo? Ibintu by'inka nanjye mbibonye ubu ngubu. Okay. Reka rero njye nkomeze mbatembereze, njye muntu w'umushumba wakuriye mu nka. Reka dukomeze tujyane n'iriya nka tujye kuyivura. Yes. Tumeze neza turashima Imana. Itabyumva. Hanyuma ibintu birakomeye, abana begereyo itagera ubu ntabwo yatera umugeri ikatwica. Yimereye neza. Ubuzima bw'inka ku bantu batazi inka ni iki wababwira? Ubuzima bw'inka ubundi ni nk'ubw'abantu kamvuge gutyo. Yego. Kuko uko urwara niko n'inka irwara. Uko usonza niko n'inka isonza. Mbese inka uko ubana nayo kenshi cyangwa se ubuzima bwayo bwa buri munsi, nayo nk'uko ukenera ibintu byinshi bitandukanye, nayo niko ikenera ibintu byinshi bitandukanye. Kwitabwaho. Yego. Gukorerwa isuku. Yego. Kucungwa mbese buri umunota ku wundi. Twabonye inka zisa neza rwose wagira ngo
murazoza kugira zibe zisa gutya ni iki zishishe zisa neza ibyo bintu bimeze gute nkuko nabikubwiye kugira ngo inka ise neza ibe nziza nk'uko uri kubibona nuko icya mbere uyitaho yego kuyitaho ukayakira ukamenya ko nayo ifite ubuzima iyo umenya ko ifite ubuzima rero uba ugomba kumenya ko igomba kurya yego ukamenya ko igomba kurwara ukayivura yego ukamenya ko iri bugire inyota ukamenya ko ugomba kuyiha umunyu umunyu se utera inyota ahubwo cyane aha umunyu utera inyota cyane yego ndabizi yego ariko noneho ku nka bitandukanye n'umuntu impamvu bitandukanye ni gute inka ntabwo inywa umunyu buri munsi umwe bita igikukura umunyu w'inka inka zinywa igikukuri yego godo umunyu umwe ni umunyu utandukanye n'uw'abantu kubera ko uw'inka aba ari umukara aba ari ibibuye yego tubonye urimo uratera inshinge tubona urimo uratanga ibinini ubwirwa n'iki ko inka yarwaye ko itavuga mwigeze kubona ndi gukamiye inka amaze gutera nyikamira hano hasi reba nakamye yego ubwo impamvu nyiteye ndi kuvura biriya bintu by'uri kureba wow ni ukuvuga ngo biriya bintu biri kuyitera umuriro ukaba uri kubona ukuntu icebe ryabyimbye uba ifite umuriro nayo ubu nayo ifite umuriro urayireba se ubu njye sinabireba ngo mbimenye nyine kubera kubimenya ni ukubibamo cyangwa ni iki ni ukubibamo kenshi mbese kuzimenya kenshi kuzibamo kenshi yego yego niyo mpamvu iyi ngiyi nayibonye indi hariya ndi gukama ya nk'imwe n'akame hariya hirya yego iyi ngiyi nyibona iri gutambuka mbona ko ifite ikibazo reka kameramani yongera bisetinge neza tudusobanurire uburyo inka ishobora gufata urushinge nk'urw'umuntu hanyuma kandi ukabimenya ukiri hirya iriya kuko njye twari kumwe duhagararanye urambwira ati iriya nka ndabona ifite ikibazo uhita umenya n'umuti ikwiye ibyo nakubwiye kubana nazo kenshi inka urayireba ukavuga iyi nka irarwaye yego kuyegera byonyine kuyegera uhita umenya icyo irwaye kubera kubana nazo kenshi nk'uko mbikubwiye iyi ngiyi nayibonye indi hirya iriya mbaza uriya mugabo uri hakurya yego amaze ngo iriya nka irarwara avuga ngo ya aho nayiboneye nabonye ko ifite ikibazo uraza kandi usanga kirahari ibiro nabikamiye Elvine uri umwe mu bantu bamuhaye amata bamukamiye uri umwe mu bantu nawe kandi bamukunda ni iki kuba Elvine yaje hano ni iki wabwira abantu batazi Elvine ikintu cya mbere icyo nabwira Elvine abanyarwanda baravuga ngo imvura igwa n'isubira yego abonye bikeya hari byinshi atabonye bitewe n'igihe yego ahubwo njye namusaba kuzashaka umwanya uhagije yego akaza niba azahirirwa niba azaharara byose biremewe ibindi byose nabimubwira icyo gihe naho ubu ngubu umwanya afite ni mukeya kabisa Elvine yavuze ngo hagarara hano iruhande rw'umushuti wawe Elvine yavuze ngo inka zitumaho zisomaho wamusobanurira gute mu magambo make ubuzima bw'inka kugira atazongera kuko urabizi bano bana bavugirira mu murwa mukuru baba ari abantu nyine babona inka gakeya bumva nyine ari ibitangaza ni iki wabwira uyu mushuti wawe kugira ngo ubutaha ajye abwira na bagenzi be bigana ku ishuri icya mbere cyo namubwira inka ntaginya yego ahubwo itamase uri kubyumva icyo ni kimwe icya kabiri uri kubyumva neza inka ntago isoba yego ahubwo iraganga wabyumvise igira gute iraganga inka ntago isoba iraganga inka ntaginya itamase yego aya mase rero uri kubona ngaha impamvu tutavuga ngo tuzishire hamwe zigende ziyata ahantu hatandukanye aha iyo ataye nyuma y'icyumweru harazamuka ubwatsi usanga ubwatsi bwabaye bwinshi iyi ni ifumbire ziri gushiramo
niyo mpamvu ubona tutazifungira hamwe cyangwa ngo ziyate tuyadahe tuyakureho tuzikukire. Impamvu tutazikukira ni ukugira ngo ziyashire ifumbire. Ahangaha zirahari ni iminsi 2 cyangwa 3, tukimura tukajyana hirya naho zikahashira amase, tukimura tukajyana hirya zikahata amase, zizagera muri kariya kapadoke ka 3 hano amaze kuba umucaca, amaze kongera kuzamuka neza. Yego. God, mwaduhaye amata twanyweye twishimye. Iriya nka twanyweye amata yitwa ngo iki? Yitwa Rusugira. Yitwa Rusugira. Wow, rwose Rusugira ni izina ryiza. Na nyina nayo ikitwa Rusagamba. Wow, mama wiriya yitwa Rusagamba. Iriya twanyweye ubutaha tuzanywa amata ariko ya Rusagamba. Nta kibazo. Ni ukuri kw'Imana njye ndumva nshaka kunywa kuko ariya mata nanyweye yararyoshye cyane. Muzungu yavuze ngo yumvishije ashyushye. Gushyuha wabibwira gute muzungu? Gushyuha byo yarashushe nk'uko yabivuze. Yego, okay. Niyo mpamvu bayita inshushu. Yego. Iki yakama akiva mu cebe. Mu cebe sindakwita buriya bwari bw'inka. Yego. Cyangwa se ari amabere y'inka. Kavuye gukene bw'uru bubyumva. Nimwo haba harimo amata. Iyo yakuyemo ava amashushe. Wow. Ariyo mpamvu yakamakaza yari icyansi cyiza haza ifuro. Yego. Yabashushe. Abashyushye buriya hari ahantu. Ese buriya kugira ngo umuntu aze inaha abone umwanya wo kuza gusura inka gutya birasaba bisaba iki? Barabisaba barabijya ko twebwe twagira umugisha dusanga uri umuvandimwe Elvin uramuzi ni inshuti yawe, utwemerera kuza gusura. Abantu bose bemerewe kuza? Ntago ari bose. Ntago ari bose. Kuko bose baje ntago ariko bose bafite umutima mwiza. Haruza afite umutima udahwanye n'uwa Elvin. Yego. Akaza afite ibindi agambiriye. Ku buryo hashobora kubamo ikindi kintu kibi, urugero bakaba baroga inka cyangwa nazo baraziroga cyane. Baraziroga ugasanga inka zaho ugasanga uko zimeze gutya mu gitondo ugasanga zirarambaraye. Baziroga bate? Baza bafite umunyu, igikukuri cya kindi watubwiye. Yego. Cya gikukuri bakagishiraho swat acide. Iyo bashizeho acide bakamena nk'ahangaha, inkira zagera ku munyu ikarigata kukiri gukurikira wa munyu. Yego. Ikarigata ukirigata iri kurigata mpaka igeze hasi, kandi ntabwo wayikubita ngo izahave mpaka mbese ishirwa ari uko umunyu ushizeho. Uretse umunyu oya umwuka. Irarya hano niho bawushize. Irarya buno bwatsi buhave, iry'ubutaka buhave, ikomeze imanuke hasi mpaka iri bugere aho iri bugere aho umwuka uvuyemo. Yesu we, ugasanga nyine irapfuye. Yego. Niyo mpamvu nyine bayirinda kugira ngo abantu bataza kubibaza. Niyo mpamvu buri muntu uwo ari we wese atemerewe kuhinjira. Good. Reka tugushimire ko twagira uwo mugisha tukaza muri iyi famu tukayibamo tukayinywa amata, harimo utunyana twiza. Ni ukuri kude chapeau, mufite inka nziza pe. Ubwo izi ni za nyina. Izi ni za nyina. Hirya gatoya hari ahantu hari amashashi. Wow. Abana bazo kamvuge gutyo kugira babyumve bahere. Elvin ngara. Wow, nuvuga ngo izi mwatweretse kugira Elvin abyumve neza. Aba ni ba mama. Okay. Kariya kamwe kuri kubona kariya kari kugenda ni akabebe kari konka. Noneho mukuru wako yavuye kubere ari hirya hariya. Ari hirya. Wow. Wabyumvise neza? Yeah, good kabisa. Ubwo rero twebwe nka Elvin Foundation, kandi ntabwo we tubikubwira nk'umuntu kuri umuvandimwe, turishimye kuba turi hano nk'uru rwuri. Turasaba Imana kugira ngo inka zaguke, abantu bazajya banywa amata yazo ari benshi, kandi twizera yuko bizakunda. Turabashimiye rero ko mwatwakiriye hano. Elvin, ndumva n'iki kindi wamubwira? Ikintu namubwira, inka ze nazikunze, ariko ajya no kunyereka ngo abana bizi inka tumaze kubona n'amata ya ya nka yararyoshye,
kandi nishimiye ko yanyigishije gukama. kandi wakamye neza. Yego. Nawe wakamye kabisa. Yego. Tuzagaruka. Yego. Aha, reka twumve Marivine nimba hari ijambo afite risoza, hanyuma dushimire umuvandimwe wacu tujye mu bindi. Nanjye ntago nabura gushimira umuvandimwe watwakiriye, umukunzi wa Elvine, kuba yaduhaye agaciro ni iby'igiciro gikomeye. Turagushimiye, Imana iguha umugisha, kuko byo abantu bose ntago bagira umutima muzima. Abantu baba bagenzwa n'ibintu bitandukanye. Twebwe rero kuba yatubonyemo uwo mutima wa kimuntu akemera kutwakira mu rwuri rw'inka zingana gutya ni iby'igiciro. Ni ukuri Imana iguha umugisha, kandi inka zikomeze zibyare zaguke ku buryo tuzagaruka hari izindi zikubye izi ngizi ubwinshi. Kandi ni ukuri twanezerewe, twanyweye amata aryoshye, twatembere, twabonye ubuzima bw'inka. Nanjye hari ibyo ntarinzi, uburyo batera inka inshinge, uburyo baziha ibinini, nanjye hari ibintu nungutse. Wenda abana bo byari birenze, ariko nanjye hari byinshi nigiye ahangaha kuba ngeze ahangaha. Ubwo rero ndumva dushimiye abantu batwakiriye bakatwinjiza mu nka zabo bakaduha umwanya. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Reka nanjye ngushimire cyane byimazeyo, nkubwire ngo usibye kuba nyine watwemereye, usibye kuba uri n'umuvandimwe, uri mukuru wanjye, mbonereho kukubwira yuko ngukunda cyane imbere ya kamera. Nubwo bwose iyi si ibituzengurutsa tukaburana, ariko turakundana, urabizi, uri umuvandimwe. Ukomeze ugire umutima nk'uwo ufite. Urakoze cyane. Ukomeze waguke, ukomeze utere imbere, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza kuguha umutima w'urukundo ugira. Twagukuye mu kandi kazi kawe, utwemerera kuza hano, wari ufite undi mwanya wakabaye urimo, hari ibindi wakabaye uri gukora, ariko kubw'umwanya wawe reka Imana yo mu ijuru izayiguhera umugisha. Murakoze cyane. Nimba nta kindi watubwira, reka tugushimire. Murakoze. Murakoze cyane. Thank you so much.